uyu munsi dusome muri Luka ndaza kubabwira isomo twiga. Luka igice cya 4 umurongo n'uwa 16. Dushaka duhere ku wa 18. Luka 4 umurongo wa 18 turagera ku wa 19 turasoma imirongo 2. Luka 4 umurongo wa 18 n'uwa 19 gusa. Aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari muri nge, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zigize gute zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Amen. Uyu munsi ndashaka ko twiga isomo, ndagenda gake kubera ko ntekereza ko rishobora kugorana kuryumva, ariko ndagenda gake ku buryo mu byumva. Isomo abantu badakunda kuvuga ariko ry'ingenzi mu buzima bwacu, ni isomo rivuga hejuru yo gukira ibikomere byo mu mutima cyangwa se ihungabana rishobora kuba mu bashumba cyangwa rikaba mu miryango yacu cyangwa rikaba no mu bana bacu. Gukira ibikomere byo mu mutima n'ihungabana. Se mu mutima burya habamwe ibikomere. Gukira ibikomere byo mu mutima ndetse n'ihungabana. Kugira ngo tuvuge gukira ibikomere byo mu mutima, turabanza tumenye ngo ihungabana ni iki. Ihungabana ni iki? Mbere yuko tuvuga ihungabana ngo ni iki, tugomba kumenya yuko umuntu agizwe n'ibice byinshi. Ubuzima bw'umuntu bugizwe n'ibice bitandukanye. Ubuzima bw'umuntu bugizwe n'umubiri we gutya nk'umubiri, bugizwe n'imitekerereze ye, bigizwe n'imibereho imiburyo abana n'abandi, bigizwe n'uburyo yaba afite ubukungu, hanyuma bigizwe n'uko yaba no mu myizerere ye yuzuye. Mu yandi magambo, umuntu yuzura yuko mu mubiri we yuzuye, mu bitekerezo bye yuzuye. Niyo mpamvu bazavuga nk'umuntu udatekereza neza bakavuga ngo uriya ngo yapfuye ahagaze, nuko mu bitekerezo buriya ntabwo aba ari umuntu wuzuye. Umuntu ubuzima bwe bwuzura ari uko ugize umubiri muzima utarimo indwara, utekereza neza, usabana n'abandi neza, ukaba ufite ibigutunga buri munsi, hanyuma ukagira n'ubukungu. Umuntu uzaza wumva atumvisha ikintu azazamura ikiganza mbazaho kugira ngo mubazanye. None ihungabana ni iki? Aho niho duhereye icyambere ihungabana ni iki? Hari umuntu wambwira ngo ihungabana ni iki? Mbere yuko tuvuga ko tugomba kurikira, tugomba no kumenya ngo ihungabana ni iki. Guhungabana ni iki? Hari uwansubiza yemwe? Yego pa. Guhungabana ngo nukugira intambara zo mu mutima ariko zikagira gute, zikagutesha ibitekerezo ntibije ku murongo. Ihungabana ntabwo ibyo ni ukuri. Ihungabana reka mwongerere ku byo avuze. Ihungabana ni imihindagurikire y'imyifatire, kuko yavuze ngo bija mu bitekerezo. Iyo umuntu yahindaguritse mu myifatire, umuntu wari usanzwe ubona azavuga mu kanya gato ugahita ubona aracecetse, waza usigara umuvugisha akakwihorera cyangwa akakunakira, ubwo yagize imihindukire mugire gute mu myifatire. Imihindukire y'imigenzereze, mu mico, mu mitekerereze, nibyo yavuze uriya mubyeyi. Mu mitekerereze yagize impinduka, mu mitekerereze yagize impinduka, mu mico, ariko iyo mitekerereze byaturutse ku bintu bitandukanye. Kugira ngo umuntu abyuke gusa yirakazwe, hari umuntu uzubyuka umunsi umwe ugatinya kumuvugisha. Mwari mwababona? Kandi yindi minsi ugasanga afite morale karatera urwenya, mu wundi munsi ugasanga yuzuye rigeza, kandi nta muntu wamuvugishije mu gitondo ariko yabyutse yarakaye. Mujya mubabona bene abo bantu? Bariya abantu baba bafite ibibazo. Icyatumye umuntu ahinduka mu mitekerereze, agahinduka mu myifatire, yari asanzwe atera urwenya ariko amaze iminsi biratavuga.
yarasanzwe agira morale ko byahindutse. Numango yahindutse mu myifatire no mu myitwarire ko byaturutse kuki. Bishobora kuba kenshi nta muntu witwara gutyo adafite ibyamugwiririye, abafite ibyamukomerekeje. Ibyo bikomere bituruka he? Bituruka ko ashobora kuba yagwiririwe n'ishano rikomeye rimutunguye. Ukaba wenda wagize nk'ikintu cyagutunguye kikagukubita ngo pa, tuvuge baravuze ngo umuntu musengana yapfuye, ntimwari muzi ko arwaye, ntimwari muzi ko agira n'ikibazo, ariko murabyutse muti kanaka yapfuye. Icyo si ishano riguye mutari muritekereje. Nta buriya ntabwo riza rigenda ubusa, riza rikubita mu mutwe. Hari igihe rigukubita bavuga ngo umuntu arapfuye, ukabyumvira mu mutwe, mukanya ukumva umutima urakubise, mukanya ukumva urajugumye. Urumva umubiri wose ugahita ugira gute, ujuguma, ugatangira ukananirwa ukananirwa. Waba arugiye gutora umwenda ukabura umwenda aho wari uri, ukumva uracanganyikiwe. Numango umutima ubugize gute, ubujubanganye. Ni ishano rikugwiririye ryatunguye ibitekerezo byawe utari wagize gute. Ririya shano rijya rigwira abantu, ibintu bigwirira umuntu atari yabiteganyije, kenshi rikunda gusiga ibikomere mu mutima, bigatuma ubura uko ubyifatamo, ukabura icyo utora n'icyo ureka. Umuntu aragututse ntiwari uzi ko agutuka, wiriranywe n'umuntu n'urugero. Umugabo yiriwe mu kazi, nawe wiriwe ku rusengero mu masengesho, watasha wafashijwe, wumva uri bushike mu rugo ukamubwira ibintu byagufashije, ariko ugeze mu rugo kukubwira ngo byagenze gute ku rusengero, agahita akubwira ngo ariko ayo masengesho muzamusenga atarangira, agatuma utaha nijoro, agatangira aho ngaho. Wewe ntiwigeze utegura ubwango bwawe ko bari bugutuke, utangiye guhura n'ibitutsi utigeze uteganya. Iryo ni ishano rikugwiririye, rigira gute, rijubanganya umubiri, ukabura uko ubyifatamo. Urumva bigahita byangiza, ntabwo bijya bigenda ubusa. Iryo shano rigwiririye umuntu ntabwo rigenda ubusa, ahubwo icyo rikora byangiza umuntu mu mitekerereze, rikakwangiza mu mubiri, ndetse rikakwangiza n'amarangamutima. Wiriwe musirimba, ukubitanye n'ikintu kingana nk'uko nguko, uhita ucanganyikirwa mu mutwe, ukumva mu mubiri amahoro arabuze, amarangamutima yawe ukamera nk'igiti kibaye, cyangwa ukarira, cyangwa ibyari byishimo bigahinduka agahinda. Nta nubwo bikwangiza aho ngaho, ushobora no kukwangiza no mu bindi buryo n'ubundi. Iryo nicyo bita ihungabana. Ishano riguye nko gupfusha umuntu, nko gukora impanuka ikomeye. Ishano riguye nk'uko wagira gutya umutingito ukaza, wajya kubona ukabona umusozi uraridutse utwaye abantu, cyangwa umugezi uruzuye utwaye abantu warebaga, cyangwa se unyuze mu muhanda usanze imodoka iraguye yisha abantu 20, cyangwa se mu gitondo urabyutse muti mu Minembwe hapfuye abantu, barasha abantu 6. Ntugire ngo bigenda ubusa. Hari igihe kimwe bajyaga berekana amafoto cyagiye batwikira, ngenda Rwanda avuga ngo sindi buje kureba amafoto, ndabaza abandi amakuru bavuze gute, kandi nanje mfite WhatsApp mu ntoki kugira ngo ntaje kureba amafoto. Kubera iki? Kuko hari abantu batagira umutima ukomeye, ujye ukubitana nabyo ugahita wumva nawe mu mubiri wawe sinzi ukuntu ibintu bigize gute bibaye. Iyo ni amashano agwirira abantu, ibintu birenga, mbega ibintu utateganyije, ugahita ubona bikwikubiseho, bigira gute, biraguhungabanya cyangwa biremerereye. Noneho hari ibyiciro by'ihungabana. Icyiciro cya mbere cy'ihungabana ni ihungabana ryakugezeho, upfushije umuntu wawe. Iryo ni direct, ni ihungabana baza bita ngo ni primary, mbega primary, primaire ryawe rigukoraho neza gutya. Ni wewe batutse, ni wewe babwiye nabi, ni wewe watoteje, ni wewe wapfushije, ni wewe warwaje umuntu ufite kanseri. Uzi kugira ngo urwaze umuntu ufite kanseri uhore wicaye utegereje ko umuntu urwaje azapfa, aja gupfa nawe warapfuye. Ntugira ngo nawe burya ubusigaye uri muzima, agenda ataka ukazubyumvira muri wewe, yanamara no gupfa ukaza wibuka aho yari aryamye. Ibyo bintu byose bikaza bigenda bigaruka. Nukuvuga ngo bene iryo hungabana niryo buvuga ngo ni ihungabana wahuye naryo ryawe ku giti giti. Iri hungabana rirakomeye cyane, ni nko ko akubitwa, uburwayi budakira. Yewe ntubona n'abana bacu bazabaja mu mashuri, niyo yatsinzwe ikizame, nta mwana uje mu ishuri ashaka gutsinda, ariko niyo yagerageje agatsindwa, burya nawe arahungabana. No gutsindwa birahungabanya, kugira ibibazo udashoboye gukemura nk'ubukene mu rugo birahungabanya, gufa n'ibindi, gupfusha uwawe, impanuka zikomeye n'ibindi, ibyo byose bigira gute, birahungabanya. Ibyo bigukoraho direct nibyo bita primary
ihungabana rya mbere rigukoraho. Hari n'indi hungabana ritagukoraho ritari iryawe ariko ushobora guterwa n'ibindi bintu bya wabonye ahandi hantu. Iri ngiri bakunda kuvuga ngo rirwarwa n'abapastori mu nyumva bayita vicarious trauma. Vicarious trauma cyangwa se trauma iri secondaire. Umango wewe pastori apotre umuntu araje akubwiye inkuru ibabaje. Umugore araje arakubwiye ati uzi ibintu byambayeho. Umugabo yantaye nta mafaranga y'inzu, none abana nabo batsotse mu nzu, umwana wanje umwe arimo arank'urumogi, ukundebe simfite nayo kurarira. Ugira ngo yagiye niyo ukemuye ikibazo cy'ukamuha yo kurarira, ugira ngo yagiye ibyo bintu yakubwiye wewe bikugwa neza, nawe ntibikugwa neza. Numango ni ihungabana ryaturutse iriya yabaye ku wundi muntu, ariko kubera ko nawe uryumvishije uyisuhungabana. Bakubwiye amakuru y'ibintu byabereye iriya, nitwicaye hane Nairobi bakubwiye ibyabereye muri Kongo, batuzi ibintu byabaye. Hari umugabo wapfushije abana 2 uyu munsi, kandi ntiwari uhahagaze, ariko kuko babikubwiye ukishira mu mwanya we, nawe ugahita wumvugize gute, urahungabanya. Numango ni ihungabana riri ku wundi muntu, ariko nawe kubera ko waryumvishije rigize gute, rirakubabaje. Cyangwa se uretse kuryumva waribonye, nkakurya narimbabwiye ngo unyuze hariya wari wigendera Kasarani, ubonye imodoka yaguye imirambo 20 aho ngaho mu muhanda, urataha nturyame, kandi atari wewe wapfuye, atari wewe n'abanyakenya utanazi, ariko ugahita ugira gute, ugahita uhungabana. Ibyo rero iyo urebye ibintu nk'ibyo bigira gute, birahungabanya. Kumva inkuru zibabaje, kumva agahinda ka bagenzi bawe, guhora ubona umuntu ababazwa, guhora wumva amakuru ateye agahinda. Mu yandi magambo, ko hari umuntu ukibyuka kumva kuri social media bavuga ibintu byiza, ibyinshi si tuba turimo kumva ibintu bibi kandi tukababara, ubwo natwe tuba twahungabanye. Ihungabana ry'ubwoko bwa gatatu, ndimo ndavuga amoko y'ihungabana. Irya mbere niriya rigukoraho, irya kabiri niririya riza riri secondaire wumvisha ahandi cyangwa wabonye ahandi. Irindi noneho ryo baravuga ngo ni ihungabana rihererekanywa kuva ku mubyeyi rikaja ku mwana. Ababyeyi twese muri ahanga murankurikira, iyo ufite ibikomere byo mu mutima, ibyo bikomere biragenda bikaja no mu bana. Ari nayo mpamvu tugomba kubikira. Turaza kuvuga umuti wo kubikira, kuko iyo ibyagukomerekeje biza bigenda bikagera no mu bana. Ni ihererekanywa, ni ihungabana rihererekanywa riva ku babyeyi rikagera mu bana, rikagera no mu buzukuru. Mu Cyongereza baryita ngo ni transgenerational trauma. Transgeneration kuba harimo birava kuri generation imwe bikagenda bikaja no ku bandi. Ibi ngibi birakomeye. Urugero, iyo utwite umuntu akakubwira amagambo ababaje ugakomereka, n'umwana uri mu nda azabyumva. Iyo ubabaye ufite agahinda, n'umwana ufite inda mu nda yawe, umwana ashobora kubivukana utigute. Iyo ubwirwa ibintu bitakunejeje, noneho utwite ukababara, ukajya wivumbura, ukariro, ukagira gute, ushobora kubyara umwana wivumbura. Murabona umwana wivumbura akanga n'ibere uruhinja, noneho ukajya uvuga ngo ariko noneho ni igitangaza ngo kuba umwana w'uruhinja azagira umujinya. Ababyeyi muranzi, murimo muranyumva, ibyo murabizi, ngo umwana w'uruhinja azagira umujinya akazira ibere. Kuriya hari umunsi wakomeretse umutwite, urivumbura, urarakara, bigenda bija ku bwonko bwe, nawe ngo avuke atangira kugira imyitwarire nka ya yindi yajubanganiye mu nda. Ujubanganye wewe nawe agira gute, ahita ahungabanira mu nda. Yavuka akavukana bene iyo myitwarire kandi atarahari. Ibyo bita guhererekanya. Ibyo ni igihe ari mu nda, ariko ashobora no kuba yaravutse uwo mwana akabona isaza atonganya nyina buri munsi. Uwo mwana nubwo utazamubwira, nta mubyeyi wabwira umwana ngo uzatonganye ngo umugore, nimba isaza kubita umwana azakubita nyina, abana bakabimenya ko azabakubita. Umwana we w'umuhungu iwe azakubita umugore we inshuro 2 gukuba 2. Kubera iki? Nta umubwira ngo genda ubikore, kubera ko yarakomeretse, ahindura nawe imyitwarire ye,
kandi agira ngo nibwo buzima. Iyo mu rugo habamwe intambara ugasanga abantu baza bashihura n'abatongana, utwana dutoya tuno twana twacu tutwicaye nkaha mu ntebe, iyo agiye ku ishuri usanga ashomba abandi bana inzara, ukabona arimo aramukandagira. Nta bwana muza mubona ukumva mwari mahamagaye umubyeyi ngo umwana wawe aza kubita abandi bana, ntaho biraba. None se baramubwiyeho nugera ku ishuri ukubita abandi bana, buriya afite aho yabivomye aho mu rugo. Ibyo bita ihungabana rihererekana. Iri ngiri niryo ryishe Afurika, iri niryo ryuzuye mu miryango yacu. Kubera iki? Kuko mu Kinyarwanda baravuga ngo umutima ukomeretse ugira gute? Urakomeretsa. Umutima ukomeretse urakomeretsa. Bivuga iki? Bivuga ngo mu mutima w'umuntu harimo ibikomere hajya havamwo ubumara. Mu mutima wawe iyo hajojoba mubabaro, ikintu ugenda tutagize kwihagararaho, ababyeyi ni munsi utishimye umeze nk'uwarakaye. N'umwana w'imyaka 5 ashobora kuza akakubaza ngo mami ngo kutari muravuga ngo wabaye iki, ugahita umubesha ngo ndarwaye. Ngo urarwaye kubera udatinya kumubwira ko urwaye, nagira gute uwifitiye umujinya ugahita umubwira ngo vaho ngaho, ngo nako kaba kabaza ibibazo ariko kakugenzuye arimo arabyumva, wakana ko kaba karimo kabaza ibibazo ngo byose birakureba. Iryo hererekanwa kubera iki? Urumva kakubabariye, karashaka kumenya ibyakubayeho, ariko ukabwiye nabi. Umutima ukomeretse ugira gute? Urakomeretse. Numango tugenda tubihererekanya. Umunyabwenge umwe w'umufaransa witwa Jacques Salomé yaravuze ngo bimwe mu bintu bijya bitera abanyafrika no mu bindi bihugu bibamo violence nka kuriya kw'ibihugu by'ibiyaga bigari, iyo abantu bahora batoteza, ukabyara abantu ukamutoteza, nawe arakura akamera nk'inyamaswa, ubundi nawe agakora, noneho ngo bikagira gute? Ngo bikageraho bikaba cercle, uruziga rwa violence. Mbega bikaba cercle, bikaza biva hamwe rugenda biba uruhererekana uruziga rwa violence. Ejo hari umusaza wavuze ngo ariko ibintu ngo hari umuntu ngo ahantu mwari mwabona ngo abantu barya umuntu, ngo none ko twasenze Imana ikabiyicecekeye barimo bararya abantu. Noneho naho ubwo ndi wakwibaza ngo se ko twasenze Imana igaceceka, wakwibaza ngo niki gituma umuntu agera arya umuntu. Nukuvuga ngo muri we harimo ubusharire bw'ubukana, ariko hari abantu bajya kubita abana akajya kubita nk'ukubita inzoka. Uri muramukomeretsa kandi nawe nturi muzima. Ubango muri wewe harimo ubumara, uri murakubita nawe ejo azakubita abo baturanye, azakubita abana bigana, azakubita umugore we, naje mu gisirikare azagira nabi, ntazakora igisirikare cyo kurinda abaturage azabagirira nabi. Mbega ugasanga ni uruziga rw'iki? Uruhererekane. Nibyo twita ngo uruhererekane rw'ihungabana. Ibikomere bigenda bigira gute? Yagera no mu kazi agatukana, bamugira chef agatukana. Hari n'abapastori bazabatukana kuri rutari, ahanga agatangira abwiriza ariko agasoza avuga nabi. None ukibaza ngo ese ubutumwa bwiza buhindutse nabi gute se? Kubera iki? Kuko ibiri mu mutima w'umuntu nibyo biza bigira gute? Bisohoka. Ubumara. Umutima ukomeretse ugira gute? Urakomeretse. Amarangamutima yawe yadakeye ugira gute? Birahererekanywa. Ikindi kiza gituma abantu bagira gute? Bahererekanya ibyo bikomere. Nukubera ko mwibuke yuko twavuze ngo ihungabana rigira gute? Ngo rihindura imyitwarire y'umuntu. Siko twavuze? Numango ryaguteye kugira umushiha utari usangamo. Nimba ufite umushiha uratera umushiha mu rugo. Nimba ugira umushiha urawuteza abana abamukorana. Nimba ugira umushiha urawuteza abantu muri korari. Hari umwana umwe wajyaga ambwira ngo azatangara, ngo bazabaja kurepeta, ngo bashika muri korari, ngo umuyobozi wa korari wabo ngo akabatonganya, ngo kandi akatongana ameze nk'urakaye. Ese umuntu arakara muri korari? Nuko bukeye aravuga ngo uko biri kose, ngo yari umugore, uko biri kose ngo uriya mugore iriya mu rugo iwiwe ngo bimeze nabi. Uburakari wakuyiriya mu rugo ukazuka butura no muri korari. Bamwe bakazagira ngo kondigiteri wacu ngo agira amategeko, ngo agire kubwira abantu amategeko ntibivuga kubabwira nabi. Ariko nubona umuntu karavuga nabi, afite umushi, arimo aratukana, arimo aragira gute, uzamenya ko atari muzima, afite ibikomere byamugize gute? Byamwishe, byamurangije. Yarahohotewe nawe icyo ashoboye no guhohotera abandi. Noneho tuvuge ingaruka zihohoterwa.
ubwo tuvuze ibintu bingahe? Tuvuze bibiri. Twavuze ihohoterwa niki, tuvuze amoko y'ihohoterwa, tuvuzemo ibintu bitatu: iri gukoraho, iri turutse ku bandi bantu, n'iryo duhererekanya turikura mu bana turigeza mu bandi. Reka noneho mbabwire n'ikindi kuri iki kijanye no kubihererekanya. Bavuga yuko mu bihugu byabayemo ubwicanyi bw'indengakamere nka kuriya ko mu Rwanda, abanyabwenge b'imitekerereze, abapsikologe, abapsikotherapist baravuga ngo igihugu cyabayemo amarorerwa nk'ahantu hakozwe jenoside nko mu Rwanda, none nuvuga ko birandukira n'ahandi, ngo ihungabana rifitanye isano na biriya bintu byabaye, ngo rishobora kuva ku binyejana, bishobora kugera ku binyejana 5, generation 5. Generation ubwo ni ibinyejana bingahe? Ni 5 nyine, vizazi 5, imyaka 200. Generation ni imyaka ingahe? Na 80 cyangwa 100 gusa. Nubango kizazi kuva ku kizazi kimwe. Nukuvuga ngo ababonye jenoside barahungabanye. Ubu ngubu mu Rwanda ibimenyetso bigaragaza yuko abahungabanye cyane kurusha abandi ari urubyiruko, ku buryo rugeze kuri 64%. Kandi benshi bikomoka ko bagenda bagira gute. Kandi ihungabana rizaritera imyitwarire itandukanye tugiye kuyivuga. N'abana muri mu kubona bishwa n'ibiyobyabwenge, ibirumogi, ngo ari kuri ya mwana maze mukaja mu masengesho barwaye hano. Noneho ikinyejana bamwe bagahereza abandi, ngo abo nabo bazahereza abandi nabo bageze ku binyejana kuri generation 5, kizazi 5. Nka biriya birimo kubiriya mubona abantu bajubanganye bagahunga, ariko ibyo twavugaga ikintu kikije kigutunguye, urabyutse umunsi umwe wisanze mu nkambi ya Nakivara, wari utuye iwawe, wari ufite inka ugasanga nta nkufite, wisanze mu nkambi ya Nakivara, wareba imbere n'inyuma ntufite n'icyo guteka uwo munsi, kugira ngo uwo muntu ni muzima? Ntabwo ari muzima, afite ibyangiritse. Ingaruka zihungabana rero, ingaruka zihungabana turazicamwe ibice bingahe? Turazicamwe ibice 4. Igice cya mbere turavuga uburyo umuntu ahungabana, byakita ngo kubura umutekano. Iyo wabuze umutekano, dore ibintu bikubaho. Icya mbere, uhita witakariza icyizere. Hari abantu uzubona abana ubwo twicaye mu rusengero ukazubona nta mutekano afite, ukazubona mbega ari aho ngaho adatuje, arimo arashanya ibintu byamuyobeye, wenda washanya kubera urwaye umugongo, ariko hari abantu batagira umutekano. Niyo mpamvu bana abantu batagira umutekano barangwa n'ibintu byinshi. Ashobora kugira n'ubwoba bwinshi, ashobora kugira gutakaza icyizere, ashobora gutakaza umutima w'impuhwe. Abantu murumva, niyo wamubwira ikintu kimeze guta agahita akubwira ngo namwe ibyo nugukabya, ngo wamubwira ibyo mfite, ngo wamubwira ibyo, ngo biriya se ngo niwe wababaye kurusha abandi. Mujya mubumva bene abo bantu ngo bajya bihangana, ngo buriya se niwe wababaye kurusha abandi. Ubwo wowe ukagira ngo wowe ufite imbaraga kurusha wa wundi ubabaye, ahubwo nawe ntumenye ko wabaye igiti. No kutagira impuhwe, ukagera ku rwego rwo kutagira impuhwe ngo wumve ubabajwe n'ibintu by'abandi, ngo ngewe singishaka n'umuntu umbwira ibibazo byiwe. Uriya aba yarababaye akagera ahinduka nk'igiti, ku buryo umubwira ikintu ndikiriwe kinyeganyeza umutima we akagira gute, akamera nk'igiti. Utagirira abandi impuhwe, gutakaza ubushobozi bwo kugira gute, bwo kumva abandi, ndetse ukaba wagira gute, ugasanga umuntu arimo aho ngaho nta mutekano afite, akagira ubwoba bwinshi cyane. Ibyo ngibyo ni ingaruka z'umutekano, ni ingaruka zihungabana. Icya kabiri, mu mitekerereze umuntu ahungabana mu bice bitandukanye. Ushobora guhungabana no mu buryo bw'imitekerereze, ugasanga ukagira imitekerereze idahwitse, ugasanga umuntu afite bwihebe, kabona niyo yaba yari, ariko akakubwira ngo njenza mbona ngo sindi mu kumenya uko bizagenda igihe kireje, ngo ariko nguzi kutagira kwizera. Oya, ikibazo afite si ukutizera, ikibazo afite ni uguhungabana muri we, yatakaje icyizere cyeje, ndetse agitakariza n'abantu, akubwira ngo nje nta muntu nza nizera. Wowe ukagira ngo noneho nuko ari mwiza kuruta abandi, ahubwo nuko nawe ubwiwe yaracitakarije, agera nubwo atakariza icyizere n'abandi.
hari abandi bantu baza biheba bakagira n'ibitekerereze mibi yo kwiyahura. Twebwe tujya dutekereza ngo umuntu wiyahuye ngo yafashe umwanzuro mubi. Oya, kwiyahura si ugufata umwanzuro mubi. Kwiyahura ni ikimenyetso cy'uburwayi bwo mu mutwe, ni uburwayi bwo guhungabana ushobora kuba ufite, n'imitekerereze yo kwiyahura uvuga ngo n'ubundi nyine ngo ntacyo maze ngo woshaka yope. Ni ibibazo biba biri mu mutwe, twebwe tugahita tubyita ukuntu. Hanyuma hari abiheba bagahita biyahuza inzoga bakanywa inzoga zitarangira. Muzasenga murambirwe, kuko Imana simvuga ko itahindura abarwayi abanywa inzoga, ariko hari abazinyoye bitewe nuko bajubanganye mu mitekerereze yabo, imitekerereze yabo idahamye, barakomeretse ahantu wenda bari abana cyangwa ari bakuru. Hari n'abandi bishora mu biyobyabwenge, ibi ngibi kubera kwiheba. Mbega mwibuke yuko iyo umuntu yahungabanya ashobora kugira imyitwarire mibi. Umuntu ashobora no kuja mu buraya kubera guhungabana, atari uko akeneye amafaranga yo gukora uburaya, ahubwo gusa akazagenda bakamukorera ibyo bashatse kubera ko mu mutwe we imyitwarire mu mutwe ntibigikora neza. Ariko uriya muntu yabaye gute? Hari ibindi biza byo kwigunga, ugasanga umuntu ashaka ngo abe wenyine, ngo njewe buriya ngo iyo nije nyine ngo nibwo nza numva ameze neza. Aba bantu nimuzamubumva ngo kandi ngo iyo ndahantu nduje ndije nyine ngo nta rusaku nta kavuyo kabandi ba ngo nibwo nza numva ngo nishimye. Ntabwo yishimye, ahubwo yararwaye ageze iriya hirya akigunga akaba wenyine. Abandi baba bafite agahinda gakabije. Agahinda gakabije ni indwara bita mu Cyongereza ngo ni depression cyangwa se depressive. Iyo ngiyo y'agahinda gakabije ni nako kagenda kakagira gute, kakaba katera imitekerereze mibi yo kwiyahura. Poor performance ashobora kugira gute? Ashobora, umuntu ufite bene iyo mitekerereze idahwitse ashobora gutsindwa mu ishuri, ashobora gukora akazi ntagasoze neza, ashobora kunanirwa no kubara amafaranga yacuruje, kubera ko mu mutwe wiwe harajagaraye, kubera ibintu byinshi yagiye anyuramo byamuhungabanyije. Noneho hari ibindi bintu biza biba mu mitekerereze, ugasanga iyo uri umuyobozi, cyane cyane ku bayobozi bahungabanya ari abana bahungabanyijwe n'ababyeyi, uzukura utigirira icyizere muri wewe, byaza bigera igihe cyo gufata imyanzuro bikakunanira neza ngo ndabizi nguko mubona. Ibi ngibi abamama bakunda kubisubiza ngo none se ngo ngire gute, ngo ndabizi nguko mubona. Wabaza utari ko siki kintu turagikora nguko mubona. Uko mubona ntabwo ari ukuvuga ko badafite ubwenge bwo kubivuga, ahubwo bagiye basubizwa hasi ku buryo amarangamutima yabo atahawe amahirwe yo kuvuga uko batekereza, bageraho bagira gute, bitakariza icyizere ku buryo n'igitekerezo yari afite adashobora kugitanga. Ejo pasiteri yarababwiye ngo najyaga ntinya gusubiza mu ishuri. Biriya ni ibikomere bituruka ku bupfubyi. Mama wanje yapfuye ndi umwana mutoya, kandi akaba ari jewe witwa ko ndi mukuru mu bandi, nkazambatekera nkamenya ngo bariye kandi nanje ndariho. Noneho bigera iyo udashobora kuvuga, ujanye inkwi ntubona ukubwira ngo urakoze, uvuye kuvoma nta ukubwira ngo mpopo, waguye umwana yaguye ntabonye umubwira ngo imbori, ugira ngo uwo muntu azakura abe amere gute, arizinga mu mutima, amarangamutima arizinga. Narabibabwiye ngo nabikize aho nigiye nanje ndabikize. Nuvuga ngo hari ibintu byinshi bigira gute, bigenda byangirika. Kwigunga, kugira ubwoba budasanzwe. Uzi bano bantu bihangiye umurimo wo kubabwira ngo ko barababwira ubuhanuzi bw'abarozi ngo niki, baprofisi indwara abantu barwaye mu mutwe, kandi baracyabarusha cyane, kuko abantu bajubanganye mu mutwe bahorana ubwoba. Kumubwira rero ngo itonde uriya mugore muri mu kugendana ni mubi, biroroshe kubyumva. Ntashobora no gushiramo ubwenge bumubwira ngo ariko ko nza mbona ari mwiza, kubera iki ko n'ubundi mu mutwe we ndi harajubanganye, hahorana ubwoba. Kumubwira rero ngo uramenye ubwo ugiye mu giterane urebe watetse, ibyo biramworoheye kubyumva. Abo bantu nabo bihangiye uwo murimo, nabo bafite ako kazi nyine ko kubahahamura, bazi ko mu mutwe n'ubundi abantu bibitsemo ubwoba, ariko nawe ashobora no kubugutera. Abantu bene abo ngabo bahungabanye bahorana ubwoba, bahora bikanga ibintu, bahora badasinzira, waryamba ukazushigagurika, ukarota ibintu bitariho, ukazawumva amajwi agize gute,
ushobora no kumva amajwi y'ibintu bitabaye, azumva nk'umuntu arimo arakubwira ngo gira gutya kandi wenda none rero waza kubibwira pastor batabona abadayimoni baguteye, wabibwira umunyamasengesho ati reka tubisengere abona abadayimoni, ariko se ko ndi mu kwicara nkama numva nk'ubwoba, nkumva mu nda sinzi ukuntu ibintu byagenze, nkumva mu nda yanje hari ubwoba gusa umutima ugahora uhagaze, wabibwira pastor cyangwa wabibwira umukozi w'Imana usenga akakubwira ngo abona abadayimoni. Iyo ni indwara bita anxiety ituruka kwihungabana, anxiety mu gifaransa, anxiety, umutima ukaja mu kirere, inda ukazawumva irimo ikintu gyakijuguma, nta kintu cyabaye, ubwoba gusa. Iyo ni indwara iyo mu mitekerereze ishobora kugira gute no. Iyo rero ugiye kubasenga bahita bakubwira batabona abadayimoni, zishobora gutuma urara udasinziriye, zishobora gutuma urota nabi, ukazushikagurika ukikanga, n'ibindi. Ingaruka zo ku mubiri, izo ngaruka narimvuze nizo mu mitekerereze, sibyo? Tugeze ku ngaruka zo ku mubiri, twabanje kuvuga kugira umutekano muke, tuvuze imitekerereze, za ngaruka zo mu mitekerereze. Uyu muntu ashobora kurira, akarira ntaceceke mu mitekerereze kubera agahinda afite, akarira wamuna mucecekesha ntaceceke, kubera iki? Kuko ahorana agahinda, akantu kangana gutya akarira, n'umwana yavuga akarira, umugabo yavuga akarira, agahinda kakabije kaza gatera amarira ahora, umuntu ntaceceke kubera iki? Kuko yahungabanye, akarira n'igihe bitari ngombwa, n'igihe ubona atagombaga kurira akarira. Noneho ingaruka zo ku mubiri, iri hungabana ntiriza rigenda mu mutwe gusa ngo ryangize mu mutwe, rihungabanya n'umubiri w'umuntu. Ishobora gutera umutwe udakira ugahora umira ibinini by'umutwe, ishobora gutera umutima guhora ukubita ukazugira ngo urwaye tension, waje kwa muganga bati tension nayo ufite, tension yawe imeze neza, none se ko numva mu mutima wanje, ukazaho mu mutima uhuragura ngo pa ukazuja kumusimbuka. Ibyo ni hungabana. Ishobora gutuma umuntu atitira, kajuguma, ishobora gutera igifu, babantu njya bumva bagira igifu gihoraho kitazagikira, kaza turi mibi, ukumva arimo aratsepfura, akariya n'agahinda gakabije. Rishobora gutera kunanirwa, guhora unaniwe, ajya wumva umuntu karakubwira ngo shango noneho sinzi indwara narwaye, ngo ndi mukwa naniwe, ngo umubiri wanje nta mbaraga zikibamo, zagiye hese? Ndi wariye ariko icyaguciye intege ni ikindi kiri ahandi hantu, ngo nkaba numva ngo imbaraga zashize ngo nazagira ngo ndeguka bikanga, karyama amasaha atabarika. N'abana banyu muri mu kubona baryama amasaha ukazumukura mu gitanda akakwihorera, abenshi baba bafite mu mutwe hadakora neza, akaryama ukibaza ngo ese umuntu araryama akageza saa sita za kumanywa gifite ibitotsi. Ashobora kuryama kimwe n'uko umuntu yabura ibitotsi, ashobora no kuryama cyane, ashobora kubura apeti, akagenda akananuka agahinduka amagufa, wamubaza ariko se wabaye ute? Ngo nta apeti ngira. None se byagenze gute? Ngo ngo kugira ngo miri biryo nzaninda gushiramo urusenda, kandi agashiramo urusenda utamira, nuko ngo nta apeti ngira. Kimwe nuko ashobora kugira apeti irenze, akarya nk'amasaha 2, kavuga utese ukuye umuntu ni muzima, kararya gute? Ya trauma twavuze ihererekanywa, ihungabana rihererekanywa. Iyo wabyaye umwana, iyo watwise ugasonza cyane, ushobora kubyara umwana ufite inzara, ntabwo avuka ngo aririre ibiryo kuko n'abana bose baririra iberi, ariko ashobora gukura afite ihungabana yuko adahaga, akarya ibiryo byinshi kubera akarura ibiryo ukazugira ubwoba, kubera ko arimo aratekereza ko adahaga, yagize igikomere cy'inzara. Shobora kurya cyane akarenza, ariko imwe mu mpamvu zituma abantu barya cyane bakarenza, ashobora kunanuka cyane kimwe nuko yabyibuha cyane, kubera ko imurabana umugore upfusha umugabo, kamvuga abagabo bo sindabitegereza, nta mugore murabana apfusha umugabo yamara akabyibuha, ako kanya ikiriyo kikirangira. Ni benshi biriya bituruka kwihungabana.
abandi bahita bavuga ngo ariko se nguriya muntu ngo ameze ngo buriya yagiranaga ibibazo n'umugabo ngo kuko yabyibusha umugabo yapfuye. Wowe ukagira ngo none ubu nyine ni habayeho neza, ntabwo abayeho neza. Ririya ni ihungabana aba yajubanganye mu mutwe, kubera ko yijubanganye mu mutwe ubwonko ntibukora neza. Ushobora kurya ukibagirwa kurimo kurya, ukaguma ukarya gusa, kubera ko ubwonko nibwo buzabubwira igifu ngo rekera hurahaza. Iyo mu mutwe hajubanganye ushobora kurya mu nda yanda nababwiye ngo ibirimo ubusa, umutima urereta ukaguma ukarundamo. Ariko hari na stress itera kugira gute kubyibuha, kubera ko uretse kurya ihungabana riza rituma ama hormone ubunyangingo bw'umuntu budakora neza, bugahita bugira disturbance, bugatera. Niko kuri uzubona umuntu yagize ikibazo, aho kugira ngo wenda ubone yagize waje kubona ukabona umuntu arabyibushe, ariko se umuntu azabyibuhira mu bibazo bingana kuriya? Nabo muzamubwira gutyo ngo ariko umuntu azabyibuhira mu bibazo bingana kuriya, ngo menya atagira ibitekerezo. Biriya abafite ibitekerezo ahubwo n'uburwayi buba bwamurenze, bw'ibibazo byamurenze, agahinda no guhungabana no gukomereka birenze. Akaba n'abandi agira ibibazo neza akagenda kuma, ukazubona uruhu rwarumye, umubiri ugashira. Yego, byose bizana indwara zikomeye cyane. Kwifuza gupfa, kugira imibanire mibi n'abandi. Ngo ariko shauri ya muntu agira imibanire mibi, ngo uzikuze umuvugisha ngo akagutonganya ntacyo mwavuganye. Uriya nawe muri we harimo ubumara bw'ibikomere, nta kindi yasohora uretse buriya bumara. Ubundi bugomba kumenya igituma uwo muntu avuze gutyo. N'imyitwarire y'umuntu, nubona umuntu ayitwara ibintu bidasobanutse, uzibaze, uzabanze uje kureba inyuma yiwe ahetse iki, ahetse ibihe bikomere. Yego, kuvuga nabi, gutongana, ibyo byose mu buryo bw'umwuka. Burya mu mwuka naho harajubangana. Mu buryo bw'umwuka umuntu wahungabanye agira imyitwarire nawe idahwitswe. Ashobora kuja mu masengesho yo guhera ku wa mbere kugeza ku itariki 30 atazaruhuka. Kubera iki? Kuko ashaka ahahungira. Akagenda agahungira, hari umugore wagiranaga ibibazo n'umugabo, akagenda karara mu rusengero. Noneho umugabo bamubwira batari kuzufata umugore nabi, ati umugore ndamufata nabi, ndamubonye ntahora mu rusengero. Umugore nawe akavuga ati nza mpunga induru yeye mu gitanda nkaja guhungira mu rusengero. Abatamuziga ku rusengero bagira ngo ni umunyamasengesho, naho ni induru azahungira hehe? Azahungira induru yo mu rugo, azahungira mu rusengero. Umuntu wakomeretse mu buryo bw'umwuka, iki kirakomeye mu gitega amatwi, mwese mu gitega amatwi. Umuntu wahungabanye wakomeretse mu mutima, iyo bigeze mu buryo bw'umwuka atangira kwibaza hejuru y'Imana. Mbega atangira kuduta ku Mana, atangira kwibaza ngo ese koko Imana niyo yemeye ibi bintu uko biba? Koko Imana aho nayisengeye ntizayumva? Koko aho twayibwiriye uko ndiri mu kundeba uko se hari icyo ntakoze? Donc utangiye kuduta ku Mana nk'aho Imana ariyo nyirabayazana, kandi Imana idafite uruhare muri ibyo bibazo. Ugatangira kugira gute? Muzumva ibibazo tubaza ngo kuko Imana yabyemeye, ngo kuko yemeye ko biba. Iyo umuntu yatangiye kubidutaho gutyo, iyo yatangiye kubaza Imana ngo kubera ibi ngibi, biza bituma nawe ubwawe imbere y'Imana utigirira icyizere, cya cyizere wakagiriye Imana kikamera nk'aho kigize gute? Kigabanutse. Ngo kuko Imana yabyemeye, kuko Imana yemeye ko ari nje uhura n'iki kigeragezo. Nukuvuga ngo urimo uraduta ku Mana. Hanyuma hari abandi biza bitera icyo bita culpability. Culpability ni kimana? Kwishinja. Ngo nuko nyine ngo birashoboka ngo ko wenda ngo ntagize gute, ngo ntabyitwayemo neza. Ugatangira ukaza wishakisha Mana we, hari icyo nagucumuyeho se? Mana we, hari icyo nakoze se? Mana we, mbega ugahora imbere y'Imana wishinja ibintu, usaba imbabazi wenda nta nicyo wakoze. Kubera iki? Kuko nawe ubwawe uhora wumva ko wenda hari uruhare se naba narabigizemo n'ibindi. Ariko kubera ko ubwonko bw'umuntu budakora neza, habaho icyo bita spiritual disconnection. No mu buryo bw'umwuka ubutagize gute, ugasanga umuntu akanya gatoya amerewe neza mu by'Imana, mu kandi kanya umva uti hari n'abaza bayivaho burundu.
kaba n'abandi birinduriramo burundu. Hari ibyo twatwita bimwe na bimwe ngo n'ubuyobe, nguriya muntu yagize ubuyobe bukabije. Hari nk'abantu muzamubona baje nko kwiyahura mu gashamba. Biriya ntabwo gusa ari ubuyobe. Inyuma hirya yo mu gashamba, hirya iriya murabazi abantu babiriya tujya twita ngo n'abanyagashamba baba hariya Muhanga. Kuri inyuma ya biriya bibazo by'ubuyobe harimo ihungabana. Ni kwa kwigunguka mugendo kukirundura uti ngende naho abandi batagira gute. Ariko agakubera ko wayobye ko warwaye n'ubundi ujize ijambo ukayobera muri ryo. Nuko ihungabana ribamwo uburyo bwinshi cyane. Noneho turebe muri Bibiliya saburi abakristo nabo barahungabana. Munsubiza umukristo yahungabana mu byukuri. Umuntu wizera Imana biriya bintu byose byamubaho. Hatavuze nakame. Kubera iyihe mpamvu natwe twahungabana. Kandi turi abakristo. Dusome mu Abami mwumva ukuntu abantu b'Imana baza bahungabana. Mutagira ngo nibibabaho ngugire ngo waguye. Ngo ariko umuntu w'umukristo ngo wabaye gute. Oya n'abantu b'Imana baza bagira gute, baza bahungabana. Amakuru ya Eliya. Abami ba mbere 19 umurongo wa 3 tugere ku wa 9. Abami ba mbere umurongo wa 19 umurongo wa 3 tugere ku wa 9. Haravuga ngo Eliya abyumvise atyo arahaguruka arahunga ngo yikize ajya i Berisheba y'Ubuyuda, abariho asiga umugaragu we. Ku murongo wa 4 ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umuretemu yisabira gupfa ati Uwiteka ndarambiwe icyabimara nuko ubu wankuraho ubugingo bwanje kuko ntaruta basogokuruza ubwiza. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umuretemu arasinzira. Agisinzira marayika araza amukoraho aramubwira ati byuka urye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we. Araryama ararya aranywa arongera araryama ariryamira. Marayika Uwiteka aragaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byuka urye kuko urugendo ruracyakomeye. Nuko arabyuka ararya aranywa, iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40 agera i Horebu ku musozi w'Imana. Agezeyo yinjira mu buvumo agumamo. Ariko umurongo wa 4 sinzi nimba mwawumvishije. Umurongo wa 4 mwumva kuvuga ngo ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umuretemu. Ahangani ahandi yari amaze kwica abahanuzi murahibuka. None ubu Eliya yari afite ihungabana ari. Dukurikije ibyo twavuze mutekereza ko Eliya yari afite irihe hungabana? Ibimenyetso byo guhungabana yari afite nibi. Icyambere cy'umutekano yego arakoze. Umva yari afite ubwoba yarahunze. Yari yahungabanyije nuko umugore wa Ahabu yamubwiye ngo aragira gute, hajemwe ubwoba. Icya kabiri yitakarije icyizere. Umuntu w'umugabo wishe abagabo 450 450 ego none arimo arahunga umugore wavuze ijambo rimwe. Umuntu wasenze umuriro ukagira gute ariko atakaje icyizere. Icyo cyizere umuntu wabwiye imvura igahagarara akamanura umuriro akica abahanuzi bangana kuriya, ariko mukanya nkako guhumbya no guhumura agize gute arahungabanye, arirukansagiza ubwoba, yitakarije icyizere. Ikindi kintu yavuze ngo agenda wenyine. Ubwo yari yagize irihe hungabana? Ikimenyetso kimeze gute? Kwigunga. Murakoze cyane isomo mwaryumvishije. Yiburiye icyizere arigunga, yari afite ubwoba. Ikindi yari afite niki?
yari afite imitekerereze mibi. Urakoze mama. Ikintu kigaragaza ko yari afite imitekerereze mibi ni iki? Yari afite imitekerereze yo kwiyahura, ngo reka niryamire munsi y'iki giti ngo ngire gute. Undi mwumva namwe abakozi b'Imana ntawe bitoba. Yari afite no kwiheba, umunaniro mu mubiri, imitekerereze mibi yo kwiyahura, ndetse yanga no kurya. Hari yaza no kurya aragenda aryamaho, marayika araza ati byuka wongera urya. Hari ababa bajya bagira agahinda bakanga no kurya. Kwizinukwa, mubona atari yizinutswe. Kiriya giti yaragiye kuryamamo cyari gifite amakaka amashobora gutonyanga akamwica. Ariko nawe utekereza imbaraga za Eliya. Na Bibiliya ivuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe, ngo natwe dusenze nkawe Imana yatwumva. Reba nawe umuntu Imana izitangaho urugero muri Bibiliya. Ariko kugera ubwo atekereza kwiyahura ngo reka ndyame munsi y'igiti cy'umuretemu ngo ngire gute, ngo nipfire. Bivuga iki rero? Bivuga ko nta muntu utohungabana. Bivuga ko nta muntu utokomereka, habe niyo waba uri umuyumbi, niyo waba uri pasiteri, niyo waba uri umunyamasengesho, niyo waba umeze gute. Umubiri twambaye kugira ibiwukomeretsa. Yari yacitse intege cyane, ariko Imana hari icyo yamukoreye. Mu nkuru twasomye Imana yagize gute? Imana yaramuretse arabanza araryama, mu yandi magambo yamuhaye akaruhuko. Ariko Imana irongera imuha ifunguro. Haleluya. Imana yacu zitwitaho no mu mibabaro yacu. Imenya ko anashonje imugemurira ibyo kurya, imugarurira icyizere. Yari arimo avuga ngo reka nigunge ngo ni jenyine usigaye jenyine. Ariko Imana imubwira gute? Ati Eliya we ntabwo ari wewe wenyine, haracyari abandi bahanuzi. Yari yamaze kugira gute? Kwitera icyizere. Ariko Imana imugaruriramo icyizere, iramukomeza iramubwira ngo byukurye ugende, urugendo ruracyari iki? Cyari rurerure. Ariko hari ikindi kintu gikomeye Imana yamukoreye. Imana yamuhaye amahirwe yo kuganira nayo. Ati byakugendekeye gute? Uriya bimwe mu nzira nibyo tugiye kuvuga, uko wavura ihungabana. Uko wavura ihungabana nicyo turangirizaho. Uko wavura iki? Ihungabana. Icya mbere ni uko ubonana n'umuntu akagutega amatwi ukamubwira ibyagukomerekeje. Gutega amatwi. Gutega amatwi. Uzaza ubona umuntu atangiye kukubwira umubabaro we, ntuzaza umuca mu ijambo. Uzumureka avuge. Umureka avuge, niyongera kubisubiramo umureka bivuge, niyongera kubisubiramo ejo bundi umureka bivuge. Kuko bavuga ngo ikize gituma abantu dukomereka nuko tugira umubabaro tubika mu mutima. Ejo umuntu yarampemukiye ndabibika, ejo bundi nagize ibyago ndarwaza ndabibika, narapfushije ndabibika, narakubiswe ndabibika, narakenye ndabibika. Bakavuga ngo ikize gituma abantu bahungabana, uwo mubabaro ngo tubika mu mutima wacu, imibiri irageraho ikananirwa kubibika, bikagira gute? Bigashwanyuka, bigasandara. Iyo bisandaye bisohokeraho bishatse. Shobora gusohokera mu mutwe umuntu agasara, cyangwa atasara akarwara iyo yindi yo kwigunga. Nyuma ashobora gusohokera mu mutwe, yagira bwihebe bwinshi akaja kwiyahuza ibiyobyabwenge n'ibindi. Byasohokera mu mutima umuntu akarwara umutima cyangwa ibindi bibazo. Byasohokera mu gifu umuntu akarwara igifu cyangwa agahorana umutwe. Byasohokera mu mubiri ingingo zigatakara akananirwa gukora, kazayanga akazi, ukazubona ngo jewe rwose ngo sinzi gucuruza. Waragiye se urahomba. Nuko muri we nta mutima agira wo gushakisha ibisubizo, kubera iki? Nuko nyine niko ameze. N'ibindi. Noneho rero baravuga ngo kugira ngo abantu tuze tubafasha kugira ngo batagera kuri urwo rwego ibintu bishwanyuka, bijye tubafasha bavuga ibyababayeho. Nugira amahirwe umuntu akakubwira ibyamubayeho, uzumutega amatwi. Gutega amatwi si ugusubiza, ni ukumva gusa. Umubwira ngo hewe ngo njyewe nahuye n'ibikomeye kuruta ibyawe. Oya, mutega amatwi. Wewe bishobora kuba bikomeye kuruta ibyiwe, ariko umubiri wawe ufite imbaraga zo kubyakira. Ihungabana n'indwara nk'izindi zose ni nk'uko umuntu yarwara malaria, umwe akanywa ikinini akagenda, undi akarwara malaria akaja mu bitaro bakamutera serumu. Ubwo wewe ikibazo cyawe wewe umubiri wawe waracyakiriye, ariko iwe yananiwe kugira gute? Kucyakira. Mutega ugutwi umwumve. Imana mwumvisha ukuntu yaganiriye na Eli, atari uryamika aho ngaho Eli. Imuha amahirwe yo kugira gute? Ngo imutega amatwi. Mu bintu Yesu yazaga akora ni ugutega abantu amatwi.
amen. Kiyaza gatuma ubushize aba twari kumwe Kampala narabibabwiye, ariko nani Nairobi mu giterane cy'abamama narabibabwiye. Yesu akiza wa mugore wari urwaye imyaka 12. Umugore yamukoze harakira, ariko Yesu ntiyemera ko agenda atagize gute, atamuvugishije. Aravuga ngo ninde unkozeho. Wa mugore aragaruka. Agarutse atangira kumubwira ngo amubwira ibyamubayeho byose. Ni nkaho Yesu yamuhaye amahirwe yo kumubwira ngo dore ibyambayeho, niki cyakubayeho. Ati naragendaga nagiye kwivuza byanga gukira, hanyuma se imitungo yanje irashira, hanyuma se ndagenda bankingirana mu nzu kuko umuco wanje utanyemerera gusohoka, hanyuma se nta muntu wazaga kugira gute kunkoraho. Ibyo byose byamubaye. Yesu arangije aramubwira ngo igendere mwana wanje ugize gute. Muribuka umuntu yakijije wari umaze imyaka 38 ari aho ngaho ku kidendezi. Yesu yari afite ubushobozi bwo kumubwira ngo haguruka ugende, ariko yarabanje yabazaga ibibazo bicokoza kugira ngo umuntu avuge. Yesu aramubaza ngo ese urashaka ngo ngukorere iki, urashaka iki? Aramubwira wumva ikintu cyari cyaramukomerekeje. Niki cyari cyaramukomerekeje? Ngo nta muntu ufite. Numango yazaga abana abandi babone bene babo bamuteruye. Yesu amutega amatwi bigenda gutata abandi bagira bene wabo. Iyo babonye ikidendezi cyihindurije bazabatereka mu jewe nkaburugira gute. Muragira ngo ntiyari yarahungabanye. Ese bano bazaga bazana abandi bagakira, kuko batazaga bavuga bati uyu muntu udafite umurwaza reka nawe murindi. Ntiwumva ko yari yarakomerekejwe no kutagira gutereranywa, kutagira umuntu. Nguko uko Yesu yazaga atega abantu amatwi. Umunsi umwe yakirije umugabo wari ufite umwana wari urwaye igicuri. Ariko uwo mugabo aramubwira ati umwana wanje yatewe n'igicure ngaho munkirize. Yesu abona namubwira ngo genda umwana arakize, uyu mugabo nawe yarahungabanye. Mwababyeyi umwana aza kororoka byumvira mu gatuza. Aho none tekereza uw'igicuri. Yesu aramubaza ashaka nawe ngo abanza aruhura umutima we, yari yarakomerekejwe n'ibyabaye ku mwana. Batese bizabimugendekera gute? Ati uzi uko bigenda ngo iyo bimufashe ngo bizabimuterura ngo bikamukubita hasi, ngo rimwe bikamukubita mu muriro, ngo ikindi gihe mu mazi. Umwana wawe igicure kimukubise mu muriro wakumva umeze ute? Yesu yarazi ko uyu mwana wari bukira, ariko ise nawe yarakomeretse kubera yazaga abantu mu babaro wiki. Agatega abantu iki, yahaga abantu bose amahirwe yo kugira ngo agire gute. Mureke tuba abantu bashobora gutega abandi amatwi, tugabanya amagambo yo kubabwira ibisubizo ntabyo dufite, ariko nibura batugirira icyizere tugire gute, twumve. Wimubwira ngo icyo kibazo ufite ngo ntihari ababonye ibiruta ibyawe, ngo ibyo nawe nugukabya. Oya, mutega amatwi, muha amahirwe, kuko ngo iyo ubwiye umuntu ngo avuge ibyamubayeho, bya bintu birunze iyo munda, birunze iyo by'agahinda, ni nko kumuha amahirwe yo kugenda yinjira mu mutima, bagatora kimwe akarambika hasi, agatora ikindi akarambika hasi. Uko agenda bikura mu mutima abivuga, biba birimo kuva iyo ngiyo biri bikagabanya ubukana. Amen. Ababyeyi muri hano murashaka kunyumva? N'abana banyu muza mubatega amatwi. Nashaka kubwira ibintu bicuramye ubitega amatwi. Ariko ngo muza mwigiririya mu nguraho urusaku rwanyu, kandi bafite amakuru bashaka kukubwira. Azanya amakuru arashaka kuyakubwira, arashaka ngo umubwire ngo ibyo bintu mbwiye nibyo cyangwa si byo, ariko wewe ukubisiriye uragize gute. Usanze arimo arikorera utuntu ukubise hasi, urimo uramubuza umutekano. Nawe akeneye kukwegera akakubwira ibyamubayeho. Umwuzukuru wanje ntitubana nabo, ariko njya mbahamagara, noneho nkamubwira kugira ngo numve ko nta cyamukomerekeje. Nkamubwira ngo wavuye ku ishuri ninde, nkamubwira ngo ninde wamvugiye umwana. Iyo mubwira ngo ninde wamvugiye umwana, azambwira ngo Jean Claude ngo yankandagiye. Nkamubwira ngo pole mama, navuga ucyo kuri telefone, navuga ngo pole mama, agahita arira kandi tutari kumwe. Ubwo no kuvuga ngo muhaye amahirwe yo kuvuga ibyamubayeho, areke kwirira ngo umuntu wamukandagiye ngo bigume muri we, bigume bimushengure. Ninde muntu wankoreye ku mwana agahita ambwira abandi bana bamunyoye inzara bagize gute? Urumva? Nuvuga ngo ntabwo nshaka ko bazakurana ibintu bipakiye iyo ngiyo. Duha abantu amahirwe bavuge.
itorero nico ribereyeho. Bashumba mutanga aha abantu bareke kukubwirira mu ruhame, ugira umunsi wo gutega abantu amatwi baze noneho ubumve, kuko iyo utabumvishije uzitiranya n'ikindi kintu ukagira ngo none n'ikindi kintu, ariko iyo uteze abantu amatwi bararuhuka. Kandi wabona bigezeho utamutega amatwi, yaje ngo umutega amatwi akarira kananirwa kuvuga, wimucecekesha murekarira uwo munsi, umunsi utahazagaruka azavuga. No kurira n'uburyo bwo kubisohora. Hanyuma ikindi nuko cya kabiri uburyo twakiri ihungabana ni ugutega amatwi. Muri uko gutega amatwi twebwe abakirisitu twongeraho n'irindi, twongeraho nuko hari uwo dushobora kubwira nimba adafite umuntu yizere, kuko rimwe mu bigaragaza ihungabana ni ugutakariza abantu icyizere. Cyizere ukakibatakariza, ukavuga ngo nje nta n'umuntu nabwira ibintu byanje, ngo ndabimubwira se abikoze iki, kuri aba yarahungabanye. Nimba bene aba bantu baratakarije abantu icyizere, ahubwo kimwubakemo yuko yanabibwira Yesu. Niyo mpamvu muririmbyi w'indirimbo za gushimisha yararirimbye aravuga ngo mubibwire Yesu, ngo niwe nshuti ihebuje, ngo nta n'indi wabona imeze nkawe. Abadashoboye kubivugura mubwira akandika n'urwandiko, arwandikira Imana amubwire ibyamubabaje byose abivuge. Uzabumva abantu basenga bakavuga ngo Mana nguzi ibyanje, ariko akaba atotinyuka kubivuga kuko arimo arasengera mu ruhame, ariko ari wenyine. Mubwira avuga ibyiwe. Mujya mwumva ukuntu Dawidi yazaga avuga amarangamutima yiwe. Dawidi n'umunsi yarakaye we yazaga abibwira Imana ngo ndarakaye ngo abanzi banje, akaba navuga ngo ndabanga urwango rugira gute runuka. Nukuvuga ngo we ntacyo yahishaga Imana yiwe. Umuntu ari wenyine hamwe n'Imana woyibwira ibyo ushatse byose. Hanyuma ikindi kintu naringiye kuvuga cyo kubwira Yesu, twagisomye hariya hari naho dusoreza, ariko ntaravuga icyo kubwira Yesu. Tubanza tuvuga iki ngiki cya gatatu, cya kabiri cyitwa self care, kwiyitaho. Tujya tugira umwanya wo kwiyitaho. Navuze icyo gutega amatwi, navuze icyo kwiyitaho, hanyuma ndavuga icyo kubwira Yesu. Kiriya cyo gutega amatwi kijana abapasiteri ari bo mu byumva ibi ngibi, kijana n'icyo kwita icyo bita safe space, ni ukugira ahantu hagutse, ahantu abantu hatekanye, abantu bakumvira. Twiyitaho gute? Kwiyitaho ugomba kumva uko umubiri wawe akubwira. Nimba umubiri wawe ukakubwira ngo urarushe nyine, byumva ubyiteho, kuko hari igihe turuha tukaguma tugasunika tukagera aho tugahenanguka. Nimba umubiri wawe wakubwira ngo aha hantu undi hameze neza, byumve uruhuke. Nimba umubiri wawe wakubwira ngo umaze igihe utaryama, kabone nubwo bashizeho igitaramo, kuko umubiri wawe ukubwiriye tuwumve, wiyiteho. Ubu ngubu dufite ibibazo by'uko dukora imirimo twicaye cyane, abakorera bicaye. Aha ni Nairobi, abenshi muri mwebwe mufite akazi gatuma mugendesha amaguru, bamwe bazagenda batembeza bariya bameze neza, kuko ushobora kumbwira ngo pasiteri atubwiye nabi, ariko mu bijyanye n'umubiri kugendesha amaguru n'ubuzima. Ariko abagenda n'amamodoka, abicara gusa mu mabiro, baba basaba ko bagira umunsi bakagendesha amaguru, nabo bakagira gute, umubiri ukagubwa neza. Ugira n'umwanya wo kwicara nawe witekerezeho, wiyumve n'ibyiyumviro byawe. Dusoreze kuri cya kindi cyo kubwira Yesu. Narembabwiye ngo muze mubwira abantu babibwire Yesu. Twasomye muri Luka niho twahere. Luka yavuze ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nje. Nta magambo Yesu yayavuze ageze mu rusengero ngo afata igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, avuga aya magambo. Aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nje. Yavuze ibintu byinshi ariko byose simbivuga. Icya mbere yaravuze ngo yantumye kubwiriza abakene ubutumwa bwiza. Icya kabiri aravuga ngo yantumye kumenyesha imbohe ko zigira zibohorwa. Icya gatatu yantumye kubohora impumyi ngo zihumuke. Icya kane kubohora ibisenzegeri. Ndavuga icya kane. N'icya gatanu ni ukumenyesha abantu umwaka w'imbabazi. Ndavuga icya kane gusa muri ibyo bitanu. Nabyo murashaka kubyandika se? Byanditse muri iyi mirongo, biri muri iyi mirongo. Kubwiriza abakene ubutumwa bwiza nicyo cya mbere, kumenyesha imbohe ko zibohowe ni icya kabiri, impumyi ko zihumutse ni icya gatatu, icya kane kubohora ibisenzegeri, icya gatanu kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi. Nje ndavuga icya kane, ibindi tubireke tuzabyiga ikindi gihe. Kubohora ibisenzegeri. Ibisenzegeri ni bande?
kubohora ibisenzegeri niba ari abantu bashenjaguritse mu mutima babandi twavuze bahungabanye. Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo yantumye kubwira ubutuku kubohora the broken hearted. Broken hearted mu gishushanyo cy'abanyabwenge bavuga indwara zo mu mutwe baza bashushanya ngo uyu muntu akomeretse bagahita bagushushanyiriza umutima w'umuntu wasadutsemo igisate. Bibiliya y'Igiswahili ivuga ngo nimekuja ku waganga waliovunjika, abantu bavunaguritse hehe mu mutima. Nibo bariya bose biriya bintu byose nababwiye nabo bavunaguritse mu mutima. Urumva nimba umuntu yarakubwiye nabi kagushengahara, Yesu yaje kugira ngo avure ibyo bisenzegeri. Ibisenzegeri Yesaya yarabihanuye, we abyita aravuga ngo Yesu hari uburyo abikizamo. Muri Yesaya 54 havuga ngo nukuri ntimba zacu, siko havuga. Iyo ugeze ku murongo wa 3 hazavuga ngo yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Bibiliya y'Icyongereza izivuga ngo he was pierced. Pierced no kuvuga ngo bamujanjaguye amera nk'udu pieces. Pieces ni nko afata icupa ufashe icupa kari kubita hasi uzaryama rijanjagurika ukazubana utuvungagurika tumwe turangana gutya, utundi ni tunini, utundi ni tudashobora no gutora, ukazana umweyo ukagira gutuka tuyoresha umweyo cyangwa iyo wamenye ikirahuri. Yesu igorigota munyumve ngiye gusoza, igorigota baramushenjaguye ku buryo yakomeretse. Reka mbabwire ukuntu yakomeretse, kandi yakomeretse afite impamvu yo gukomereka. Yakomerekeye kugira ngo ibikomere byiwe ari byagira gute adukirisha. Icyambere mu mubiri yarashenjaguritse kubera iki? Kuko bamwirije ubusa, bagiye bamutoteza, hanyuma mu mitekerereze hari ibintu bazamukorera bibi bituma ubwonko bwiwe bugira gute bukomereka. Bamuciriye amacandwe n'agasuzuguro gakabije, bamwambitse ubusa ku manywa y'ihangu, bamujyanye bamushinyagurira ibitutsi bibi ngo ko waza gukiza abandi wewe nuka butashoboye kwikiza. Bamukoreye iyicarubozo, mbega mu yandi magambo bamukoreye tortire, bamwangiza mu bitekerezo, baramushinyagurira, bamukoza isoni, baramukenesha, bamwambura agaciro. Yesu cyatumye yamburwa agaciro akabyemera kwari ukugira ngo abantu baba mu miryango yabo aba babana bakabambura agaciro, ukaba warakomerekejwe nuko uwo mubana nta gaciro aguha. Kwari ukugira ngo abo ngabo bambuwe agaciro Yesu azabakirisha ibikomere bye. Haleluya! Hari abantu bakomerekejwe n'ubukene, ubukene buzabukomeretsa, ariko uzikubona bwije utazi cy'abana barya birakomeretsa. Ariko Yesu nawe baramukenesheje nako yari yambaye bakamukuramo. Yababajwe ako kageni kugira ngo ibikomere by'ubwo bukene. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo bajya batwita bakene nyamara dutungishe be. Kwari kugira ngo abakomeretse bashenjaguritse waliyovunjika mioyo. Je ntabwo nzi kilicho moyo wako, ntabwo nkizi, ntabwo nzi cyashenguye umutima wawe. Birashoboka ko ari akarengane ko mu miryango, birashoboka ko ari abakubwiye nabi, birashoboka ko ari mu murimo wa gishumba habaye ibikomere byihariye. Abakubesheye yabeshewe ibingana gute? Yagiraga ngo uko kubesherwa atugurani yashenjaguriwe. Haleluya! Yahindutse udushwangishwangi. Niyo mpamvu bavuga ngo abo bavunaguritse mu mitima, abo bakomeretse, abo bagendana, ayiwe hari abagize ibikomere bitewe nuko imiryango yabatereranye. Abo wari utegereje ko bagutabara, abo wari utegereje ko bakurengera batakurenge, batanakubaje nuko waramutse. Yesu yatereranywe nabo bagendanye, kwari ukugira ngo aguranira batereranywe nabo. Haleluya! Hari abahemukiwe na bene wabo, nawe yahemukiwe na bene wabo. Kwari ukugira ngo bene wanyu nibakagutuka bakanakubeshera uzibuke ko igikomere cyawe Yesu nawe yacikoreye, yakorewe ibyo kugira ngo akuguranire. Niyo mpamvu avuga ngo tubimubwire, nazanywe no kugira nimekuja ku waganga waliovunjika mioyo, nazanywe no kugira ngo mvure. Haleluya!
ibyo bikomere, iryo hungabana. Ntabwo ihungabana nubwo rifite ingaruka zikomeye tugomba kurigundira ngo turigumane, tugomba kugira gute, kugira aho tubijyana. Iyo tubimubwiye rero arabyumva kuko nawe yahuye nabyo. Yahindutse ibishwangi, baramushenjaguye amera nk'akariya gacupa kamenaguritse, ahinduka umubiri urashwenyagurika kugira ngo adukize. Hari abakomerekejwe n'uburwayi bagize, niyo mpamvu Yesaya yavuze ngo kubwo gukubitwa kwe twarakize. Hari abashenguwe n'ibyaha bakoze mu ibanga bagatinya kubivuga, ariko yaravuze ngo ni ukuri yashenjaguriwe gukiranirwa kwanyu. Tuvuge ngo amen. Rero akavuga ngo tubimubwire. Ni wowe wenyine ushobora kubyumva, kuko yavuze ngo nazanywe no kugira ngo abantu bashenjaguritse, abantu bakomeretse, abantu bahungabanye ngo bagire gute, ngo babohoke, ngo gukiza ibisenzegeri. Uyu munsi rero nyuma yo kuvuga ayo makuru yose wisubiremo urebe icyagukomerekeje iyo hirya, cya kindi uzuryama ukibuka ukarota, cyangwa se ukacibuka kuko ubonye uwaguhemukiye, hanyuma ukizana uvuge ngo namenye ko uzuguranira abantu. Ngahakira ibikomere byanje unguranira umpa amahoro. Amen. Mubwire Yesu niwe nshuti ihebuje, nazanywe no kugira ngo mbohore ibisenzegeri. Ibisenzegeri bigire gute, ngo no kubohora ibisenzegeri abari barushe mu mutima, abagendana izo mvune, abagendana agahinda, mbabwire ko ndiho kugira ngo bambwire. Abantu ushobora kubabwira ntibagire icyo bakumarira, ariko wabibwira Yesu nawe akagira gute, akabimara. Bigwire Yesu niwe nshuti igire gute, ihebuje, nta nindi twabona imeze nkawe. Umuririmbyi w'indirimbo z'ibihimbano ngira ngo ni korali ya Alarme yaririmbye ngo ntabwo agituye mu ihema, ntabwo agituye mu ihema, uwibera muri twe munsi kundi turagendana, iyo mana niyo turi kumwe. Ibiremereye umutima nubwo wavuga ngorera, Yesu arabyumva. Mubwire yawanga ryo mu mutima, ubimubwire umwizeye, Yesu arabyumva. Mubwire ibiremereye umutima nubwo wavuga ngorera, Yesu arabyumva. Mubwire yabanga ryo mu mutima, ubimubwire umwizeye, Yesu arabyumva. Haleluya. Tubimubwire, Imana iduhe umugisha. Amen.